Njyewe umugore wanjye yarambajije ati se Sheri, kubera iki iyo ugiye muri dushe buri gihe utwara telefone? Uzi igisubizo namuhaye? Uyu ni wa mwanya tuba twigira inama gake gake. Njyewe uko ngenda nkura niko ngenda mbona ibiri ku isi, niko ngenda mbona iby'isi ari amayobera kurutaho. Ubwo rero mpita nigira inama avuga nti yes, nibyo ntabwo byoroshye, ariko icyampa gusubira inyuma. Noneho nawe aho uri wakwibaza ngo uwaguha amahirwe yo gusubira inyuma nibura imyaka 10 akakugira nk'umwana w'imyaka 10 uvuye kuri iyi myaka ufite wowe urebye video, ni iyihe nama waha wowe mu gihe cy'imyaka 10? Nkanjye wenda ku ruhande rwanjye nama nakwigira no kwibwira nti ntukite ku byo abantu bose bakuvuga, kuko muri abo bose nta numwe wishyura igiceri na kimwe kugira ngo ubeho. Ibyo ukenera mu buzima bwawe bwa buri munsi, abo bose uri kuvuga n'inkuru iki baraza kugifata gute, n'inkuru ibi ngibi biraza kugenda gute, ese society irabibona gute, irabibona gute? Nta muntu n'umwe ukwitayeho. Uzakora neza bazakuvuga, uzakora nabi bazakuvuga, uzareka gukora bazakuvuga, nukora cyane nabwo bazakuvuga. Mbese iyi si n'abantu bayo ni ba nta munoza. Wowe ikorera ibintu byawe utitaye ku buryo abandi bari bubibone, kuko muri abo bose nta n'umwe ugira uruhare mu mibereho yawe ya buri munsi. Ubundi iyo turi kuri iriya mirongo, wenda urugero reka dufate urugero Nyabugogo, iyo turi ku murongo dutegereje ko bisi iza ikuzura, ukabona imwe iraje yuzuye batarakugeraho, ukabona n'undi iraje nayo yuzuye batarakugeraho, kandi ubizi neza ko ufite urugendo rwihuse cyane, ufite gahunda nyinshi ugiyemo, uba wumva umerewe ute? Uba wumva hari ukuntu ufitemo akantu k'agashiho, wumva hari ukuntu ufitemo akantu k'agaseseme, ariko ukavuga uti nta kundi, nta bushobozi mfite bwo gutega moto, ndategereza iki kibisi. Ewana ikibisi ukagitegereza ukakibyimba, bakagenda babacunda, ariko mpaka ukagerayo ukababara nyine bigashira. Ariko nyine muri aka kanya nakubwira ngo kwihangana nicyo gisubizo ahanini ku bintu bimwe na bimwe, cyangwa se hafi ya byose byo tudashobora kugira ikintu na kimwe duhinduraho. Ni ikihe kintu umukunzi wawe cyangwa se umugore wawe, kuri wowe wubatse, cyangwa se umugabo wawe wowe mugore, cyangwa se umwana wawe yaba yarakubajije ukareba igisubizo ugiye kumuha nicyo, ariko wareba ugasanga kiri bumubabaze, ariko mu by'ukuri igisubizo ugiye kumuha ariyo realite y'ubuzima nyine, ariko ubuzima bwubakitse. Wenda nkanjye nitanzeho urugero, njyewe umugore wanjye yarambajije ati se Sheri, kubera iki iyo ugiye muri dushe buri gihe utwara telefone? Uzi igisubizo namuhaye? Anabirebye mita menya impamvu nyine amajije icyo kibazo. Ndanje ndamubwira nti ariko no mu gihe cyo kujya mu bwiherero nabyo bikenera wifi buriya. Umwana wanjye nawe abarambaje ati none se papa, kubera iki buri munsi uzinduka ugenda ujya mu kazi buri munsi? Nyine nk'umwana ntabwo abazi ikijyambere, ariko naramusubije nti mwana wanjye, ibyo ubona byose ntabwo iyi si yubakiye ku cyizere gusa, cyangwa se ku byo dutekereza, ahubwo ibyo ubona byose ubuzima bwawe bwa buri munsi biva mu cyuya n'imbaraga z'ababyeyi bawe.